ariko na n'ubu Sami njye hari ikintu kijya kinangaza. Gusa ni igiki Eriko nawe uzi gupanika ibintu wasanga ari ikintu cya fake ariko kikaba cyaragutesheje umutwe ariko ntari bimbwira wenda nabona ubusobanuro. Uzabishanye ntabwo nakubwira ikintu kiri fake. Everyday njye mvuga ibintu biri special. Aha inkuru idahuhwa nihwera. Ngahurira numve. Ariko imbwa ziragwira bakabeshyira umugabo duturanye ariko se wagiye wawe. Ubwo umugani uhimbye ushatse kuvuga iki? Ndagukomye nyine ngi niratwa hose everyday ngiye muramudushya ntago njya nkunda ibintu byo kumenyerwa cyane. Winjirisha mwana aribagirwa reka nzi nkubwire ka kantu kajya kantangaza nawe umbwire. Ariko nawe rero uri fake uri kurushaho kunera amatsiko ariko ikintu kimwe gitangaje kandi kinababaje nuko ibintu ugiye kumbwira ari ububwa. Okay narebe reka nkubwire. Urareba kera abanyeshuri bajyaga kwiga ishuri ari ryo batezeho amaboko ariko ubu ngubu tuza kwiga duteze ikiho amaboko. Ne nawe urabyumva ubu ngubu nukuza kwiga turi kubika imbaraga tuzakoresha mu kiyede mu gihe tuzaba dusoje. Mani mbwa. Reka mbwire Satani. Reka mbwire wewe. Reka mbwire. Ngenda kubwira ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga.